Ndagusuje kandi guha ikaze kunze ibiganiro bya Forten TV. Amahoro y'Imana bane nawe mu byo urimo ukora byose. Ngende Hero Willis nk'ibisanzwe tubana mu biganiro by'imyidagaduro. Reka rero n'ubwo tubane muri iki kiganiro cyiza cyane. Narakubwiye ngo ngiye kugutegura icyitwa structure y'ibiganiro bya Forten TV, ariko mu magingo aya ngaya biri mu buryo bwo kuba wabibona mu minsi mike cyane. Uwo bita Mutescovia agira inama urubyiruko, hari n'icyo asabye polisi y'u Rwanda. Byifashe bite muri iyi minsi mikuru? Bigaragara yuko abantu benshi cyane bakunze kuba bakora ibintu by'amarorerwa, harimo urugomo n'ibindi bitandukanye bishyira ubuzima bwabo mu kaga ndetse n'ubuzima bw'abandi mu kaga. Turagaruka kandi kwitwa Chris Easy, Bruce Melody, tugaruke kwitwa Ama-G The Black umwana we na Bruce Melody, ndetse rwose Ama-G The Black yamaze kuvuga yuko ngo Bruce Melody ajya mu bapfumu. Nuko byifashe muri iyi nkuru, nibyo tuba turimo tuvugaho, nibyo turi bube tugarukaho. Mwibutse nanone iyi na Forten TV ukande kuri subscribe, cyangwa se kubakoresha igifaransa handitse sabone, kugira ngo tujye tubona kubana nawe umunsi ku munsi, kugira ngo nawe ujye ugira uruhare mu biganiro bya Forten TV bigukorerwa. Iminsi mikuru iregereje, nibyo koko. Benshi murabizi, abantu benshi baba barabitse udufaranga, baradufashe bakadushyira ku ruhande. Umuntu akavuga ati aya ngaya niyo nzanywera, aya niyo nzasohokanamo inshuti yanjye, niyo nzasohokanamo umuryango, niyo tuzasepera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, mu buryo bugiye butandukanye. Niyo mpamvu rero hari ibintu biba bimeze nk'ibiza cyangwa se ibintu by'impanuka zitandukanye mu minsi mikuru, benshi bakabura ubuzima, ndetse abenshi bikanabahombya na business zabo bakora, n'utuzi twabo bakabirukana bitewe n'uko babuze control, bitewe n'inzoga baba banyweye. Umunyamakuru akaba ndetse n'umuyobozi w'abanyamakuru bigenga Scovia Mutesi, akaba n'umunyamakuru wa Mama wa Gasabo, ndetse na channel yiwe bwite afite yitwa Mutescovia. Usibye ko na Mama wa Gasabo ari ibye, yagiriye inama urubyiruko, avuga yuko rwose ngo bidakwiriye kuba warihirinze amezi 12 yose uri gushaka ubuceri, yemwe ukaba ufite n'aka business uri gucuruza, ariko magingo aya ngaya wenda hari iby'abakiriya barimo bakubaza subibone, ariko warangiza ukazagaragara wicaye muri kabare, ukazagaragara uri kunywa inzoga ugashirirwa. Ndetse arongera aravuga ati rwose bibaye ngombwa nk'umuntu w'umusore yafata banki yakayitandukanya na mobile phone, kugira ngo hato atazisanga amafaranga yose yayanywereye akayamara, akisanga yabigiwe na banki ziwe ari sa kintu yashiriwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ayo ni amagambo y'uwitwa Mutescovia, ndetse yagize gutya asaba polisi y'u Rwanda yuko umuntu wasinze yanyweye, polisi y'u Rwanda bamubika muri gereza, bamufunga bakazamurekura nko mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha, kuko ngo byaba ari byo byafasha society, ndetse n'abandi bakaboneraho no mu yindi minsi izaza mikuru, harimo nka bonane, maze abantu bakabasha kuba bakwirinda. Ayo ni amagambo y'umumama ukunzwe cyane mu ruhando rw'itangazamakuru, uherutse no kwegukana igihembo cy'umunyamakuru w'umwaka wahize abandi, Mutescovia. Turambuka twihuta rero, Chris Easy mu minsi wagarutse afite indirimbo yitwa Sampe, ari kumwe n'uwo bita Dani. Nanone uyu munsi wa none akaba nawe agarutse imihanda nyuma y'uko yari amaze iminsi atari imihanda.
bitewe nuko nyine yagize shock yo kubura mama we umubyara, akabura ndetse na nyirakuru. Bose byatumye agira shock, bisa nkaho nyine afata pause. Yaramaze igihe adakora indirimbo, ariko muri iyi minsi urabona ko yagarutse ku mihanda. Nibwo yatangaje yuko uwitwa Bruce Melody buri yari inshuti ye bya hafi rwose, avuga ukuntu yamuhamagaye kuri telefone akamubwira ati uje muri genge, akabanza ngo guseka agakupa, Melody akongera kumwandikira message, ariko nyine bikarangira uwo bita Chris Easy abonye message cyangwa se yumvishe message uwitwa Bruce yari ashatse kumubwira. Nta kindi yaramubwiye nuko nyine yaramubwiye yuko nawe yinjiye muri genge y'abantu badafite ababyeyi babo, cyane yuko Bruce Melody nawe yabuze umubyeyi wiwe mu mwaka wa 2012, ariwe mama umubyara, ndetse na ise we yari yaramubuze ni kera cyane akiri umwana. Rero nicyo ngo yasobanuraga. Aho turahanyura twihuta twirukanka cyane. Bimaze igihe kinini bivugwa yuko witwa Bruce Melody atagicana waka n'uwitwa Ama-G The Black. Ama-G The Black rero kugeza amagingo aya ngaya turimo tuvugana akaba yisize insenda rwose. Bruce Melody nawe akavuga yuko amuzi neza pe, aramuzi. Ati Ama-G The Black ntabwo bijya binangaza iyo mbonye yambaze, kubera yuko biterwa nuko yabyutse. Agira ati biterwa nuko yabyutse, hari igihe Ama-G The Black bucya rwose agahita yitereka agatangira kushwanyaguza rwose, yimanukira kubita shwambaguza. Ati niko ateye niko aremye. Ama-G The Black rero magingo aya ngaya bikaba byamaze kugaragara avuga yuko ngo Bruce Melody ajya mu bapfumu. Ati yashatse nawe kumubwira ngo ajye mu bapfumu ngo akoreshe amarozi, iriya feme. Ni byinshi cyane bagiye babivugaho ko Bruce Melody yaba afite icyo bita feme ikomoka ku bapfumu. Ni byinshi byagiye bivugwa hano ku imihanda, byaragiye bivugwa da. Nicyo nabasha kukubwira magingo aya ngaya turimo turavugana. Uwitwa Ama-G The Black rero uherutse kuvuga ko yiyunze na Bruce Melody, ariko akongera akaba yagaragaye ari kumubaga. Ikibazo yabajijwe niba ashobora kuba yajya gufasha Bruce Melody mu gihe yamwinvitinga mu gitaramo cya The New Year Groove kizabera muri BK Arena itariki ya 2 z'ukwezi kwa 1 umwaka utaha. Ama-G The Black avuga yuko ngo yamuca ibiceri abimuhaye bakorana, ndetse baramubaza ko Ama-G The Black uri kuvuga gutya ngo wamuca ibiceri kandi ubizi neza ko mugiye kurimba indirimbo mufitanye nyinshi ari izawe atarize, none azakuzana mu ndirimbo zawe noneho anaguha amafaranga. Ati rwose cyane yama. Ibyo ni ibyavuzwe n'umuhanzi Ama-G The Black, ariko nyine haba harimo n'urwenya rwinshi no gutebya, avuga yuko ngo biyunze bameze neza amagingo aya ngaya turimo tuvugana. Ariko nyine Bruce Melody we ngo ntakijya kimutungura, kubera yuko iyo abyutse ngo arabaga cyangwa se yitsamura agahita abaga. Niko ngo bita Ama-G The Black akora. Afro 10 TV, reka duhinira aha. Ciao ciao.